reka aho muri dusenge. Urakoze Mana yacu, ntacyo twakuburanye kandi si ubu gusa, uhora uduha imigisha. Twinjije muri uyu munsi wera w'isabato utarigeze kubaho mushya, uduha ingamba nshya, tweze imitima, kandi ijambo ryawe riri kumvakanira hafi na kure. Uriho imbaraga ikorera mu mitima yacu n'abaryumva bose, dutere guhinduka. Ngaho twigishe, twisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwebwe mwese dukurikiye, tugiye kuganirira hamwe, by'umwihariko nibaza ko twararitse urubyiruko mwamaze kuza iwanyu mu miryango, abasore n'inkumi, muri kumwe n'ababyeyi banyu. Tugiye kuganira ibitureba twese, ariko cyane cyane mwebwe. Tukaba rero tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko itubwira akaga k'ubunebwe. Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Nibutse abasore muri beza, muranaberewe, ariko haba ubwo uhushije intego. Mu migani 20:29 handitse ko ubwiza bw'abasore ari imbaraga zabo. Ntabwo ubwiza bwanyu si imisatsi mushyiramo utuvuta, si inzara mwamaditseho izindi, si style mukoresha mwiyambika, si utugezweho musiganwa, si inyifato mugira mu ijwi n'imvugo, si n'amagambo agezweho, si uko mubirindura amaso, si n'ingano, si ikimero murata. Ibyo byose kubigira ntacyo umaze mu isi, umwanda waba ukurusha agaciro. Rero Imana ishaka ubwiza bwanyu, ishaka ubwiza bw'uwo ari we wese. Mu migani baravuze ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. N'undi wese ushaka ubwiza, Abaroma 2:7 abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Nawe byumva bikurure. Uramutse sosiyete, umuryango wanyu se, wanyu mu nzu, bagutunze ntacyo umaze, bakugaburira, utakoza isahane, utafata igikombe, utahata ikirayi, utahinga ubwatsi, udashona, udakoropa, utadoda, udasiga utuba, kudahinga, no mu isoko utajyayo guhaha, urumva ko birutwa n'itungo ryorowe. Ntacyo waba umaze, nta kindi baba bagushakira, nta n'uwakwifuza. Musore weho unyumva, uri mwiza niba imbaraga zawe zifitiye abandi akamaro. Nujya gushaka ubwiza, uzaharanire gukora ibyiza, uzaba uri mwiza. Noneho Imana uhereye mu ntango y'ibihe imaze kurema umuntu, kuko yari izi ko gukora bigize umugabane w'ubuzima bwe, atari kugira ngo iyo igubwe neza ko nta kibaye. Mu Itangiriro 2:15 Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Abazi amateka ya Edeni, Adamu abwirwa guhinga ntabwo hari inzara, abwirwa kurinda nta mujura wariho, ariko yari abihawe ngo ajye akora. Ngo mu mugabane wa mwene muntu, mu bigize ubuzima bwe bukaba buri gukura neza mu mashami yose, harimo gukora. Noneho ubwo murabyumvise, mu bihe byose byabayeho nta myizerere, nta bupfura, nta butagatifu bujya bubuza umuntu gukora. Ndetse abazasoma Abatesalonike ba 2 igice ni 3 umurongo w'10, mu gihe cya Pawulo ngo habayeho abantu bitewe no kurangamira kuza kwa Yesu, ngo bumvaga batakora, ngo bakabyita ko ari ikimenyetso cy'uko biyeguriye Imana cyane. Ariko Pawulo nk'igisubizo ku bibazo bijyanye nabo yaravuze ngo iki nicyo twabategetse tukiri kumwe namwe, yuko umuntu wese wanga gukora atagomba kurya. Uwo murongo bari kuwusobanura mu bitabo by'umwuka w'abahanuzi, baravuze ngo umuntu wese ushobora gutamira ingano runaka y'utwo kurya, ngo ntibikabeho ko adutamira atadukoreye. Rero ubwo yenda mwamaze kubyumva basore, tugiye kwigana akaga gategwa n'ubunebwe. Ubunebwe muri Bibiliya bavuze imirongo myinshi ivuga ku banebwe,
vuga abanyabute ndayisoma yose nyigezeho, ariko reka mvuge muri rusange. Ukiba umunebwe uba ubaye mubi, ko waba uzi kwisiga kose, umuryango waba ukomokamo uko ungana, uko umeze n'uko muguwe neza kose, niba uri umunebwe ubwo mbese hafi y'ubuzima bwawe bwose ubwo butaye agaciro. Kuko ndavuga ibi bintu bikurikira, noneho mbisesengure mbahaye amasomo, ko turi kwiga akaga gaterwa n'ubunebwe. Ubunebwe, iyo umuntu ari umunebwe azimiza ubushishozi n'ubuhanga. Kuba umuhanga, kugira ubushobozi n'ubushishozi byose bikomoka ku gukora. Buriya umuntu wahinze, uworoye, uwacuruje, uwikoreye, buriya hari ubwenge azi, ku buryo ajyana n'utarabikoze akaba ari nk'ubundi bwoko uri kujyana n'ubundi rurimi badahuje. Icya kabiri, ubunebwe butera ubukene no kubura iterambere. Ni iby'ukuri umugisha uva ku Mana, ariko Imana nayo ntabwo ipfa kunyanyagiza uko ishaka. Ibyanditswe byera biravuze ngo iraza igahira imirimo y'amaboko yacu. Iyo rero utakuye amaboko mu mufuka nk'uko bisigaye bivugwa ngo ukore, ijuru rishobora kuza gutanga umugisha rikabura aho rirawurambika. Abakora rero bizana umugisha ukabona aho uranyura. Icya gatatu, bitera ingeso mbi n'ibishuko. Buri kantu ndaza kugasesengura. Icya kane, byonona kandi bikanduza imico, ubwo ni ubunebwe ndi kuvuga. Icya gatanu, binyaga umuntu amahirwe yo mu buzima. Icya gatandatu, binyaga umuntu ubutaraga. Icya karindwi, bitera icyangire, abantu bakagutakariza icyizere. Ngibi ibintu ngiye gusesengura nk'ingaruka z'ubunebwe. Mpereye ku ngingo ya mbere, kubura ubushobozi ukabura ubuhanga. Imigani igice ni icya 12 umurongo wa 27 haranditse ngo umunyabute ntahigura umuhigo we, ariko umwete w'umuntu umugirira akamaro kanini. Umunyabute niwe munebwe, abandi bita inyanda. Ngo ntahigura umuhigo we. Ubwo dukoresheje indimi z'amahanga, ntabwo ajya ricinga goals, mbese arifuza gusa. Hari naho turabisoma ngo arifuza bikamurengeraho. Inkweto nziza arayishaka, inzu nk'iy'abandi arayishaka, imodoka nk'iy'abandi arayishaka, ibyo kurya byiza arabishaka kandi byinshi, no kubahwa nabyo arabishaka, kuko umuntu ajya akora ibye ari kwikorera abantu bakabimwubahira. Noneho kubera ko abishaka ariko atarambura akaboko ngo akore, bikazashirira mu byifuzo, bikarangirira mu kirere. Niyo mpamvu kudakora bituma umuntu atakaza ubushobozi, umuntu agatakaza ubuhanga bitewe n'uko atigeze akora. Ufashe umwana wabaye aho bakora ukamwegeranya n'undi wabaye aho akorerwa, akaba inkumi y'imyaka 20, bashigisha igikoma bakamuzanira, bagashyiramo isukari, bakanakoroga, mbese akarushywa no kumira batuma bitumye umuntu. Abo ubahuje mu buzima bwabahindutse, habaye inzara se, habayeho guhunga n'indi mirimo yo mu isi, habaho n'imirimo ibikaze isaba ubuhanga, rwose nta nubwo banapfira rimwe. Uwakoze ni nk'ikosi yakoze, nta gihombo kibirimo, kandi byari biguye neza Adamu, nta nzara iriho nkanswe twebwe mu gihe cyacu. Niyo mpamvu uzajya usanga abantu batakoze, nubwo bamubwira ngo isambu ngo noneho ngo zamanutse ngo hegitari ngo uri kugura miliyoni, yakumva ibyo ntabyo uri kumubwira, ahubwo yakitahanira imyenda n'amarido n'ibitanda n'amashuka, akajya kubipanga mu nzu y'abandi ikodeshwa. Ariko wahinze yavuga ati kandi aka karima kazajya karavamo ibiro nka 100 by'ibishyimbo, inzu nzaba nyubaka nyuma. Uwakoze agira ubuhanga, uwakoze agira ubushobozi, bugakura kandi bukaguka. Ibi sindabitindaho cyane. Ndafata ubukene n'iterambere, ni Imigani 20 umurongo wa 4, nazo ni izindi ngaruka z'umuntu udakora. Haranditse ngo nzarimira nawe umunyabute
ntiyihingira, atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Uyu niwo bita nzarimirana. Yenda n'imvugo yakoreshejwe iyo mu birere bahinga babanje gusekera, nyuma bazabirindura amasinde. Turiya twatsi tuba twumye, ubwo abahinzi bo baranyumva cyane, uratubirindura ugashyiraho udutaka, akavura kwagwa, iyi akaba ari ifumbire. Abandi bajya gusekera rero, nzarimirana bakavuga ati nzabanjyayo. Cyane ko mu birere bya ruguru basekeraga mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu hari n'imvura n'imbeho. Nzabanjyayo akiyotera. Noneho abandi baba bari kutubirindura, nawe akaba ari bari guhubuka agiye kubitana. Ntabwo bijya bimera, ntibyera. Ni rwo rugero batanze. Nicyo gituma mu isarura abandi bari gusarura azasabiriza ntacyo azabona. Abasore inshuti nkunda, muzarebe umuvuduko abadakora bafite mu gushaka iterambere. Telefone nziza, ibyo kurya byiza, arija de poshe, udakora niwe ubishaka kuruta ukora. Cyane ko muri bwa bwenge umuntu yunguka iyo akora, yungukamo no kuzigama. Ubikorera bikaza byamuvunnye, amafaranga azi kuyacunga neza. Uyaherebwa ubuntu ntacyo yakoze, mbese ugira ngo ni intego bamuhaye ngo arara amushize mu ntoki. Rero iyo udakora uzafatwa n'ubukene n'iterambere rikakuba kure, bitewe n'uko iyo Imana ije gutanga umugisha inyura aho wakoze. Iyo ntaho wakoze iwusubira nayo, kuko ntabwo Imana ubundi ngo ijya igororera imihati, ireba umuhati n'umwete dufite mu byo ari byo byose, haba iby'umwuka n'iby'umubiri, ngo yabona uwo muhati ikakugororera, ikabona wari ubikwiye. Si uko abakora barujije abandi, yenda nta wakirata ngo narakize kuko nkoza. Oya, hari abakora batakize bitewe n'Imana ibigena, ariko abibigenera bose ntabwo yaza. Mbese reka mvuge imvugo irumvikana, Imana ntipfa kumanamana, inyurira muri kondisiyo. Kora, hinga, orora, nzaguha umugisha. Uramutse utabikoze rero ntabwo Imana yaguha umugisha. Ingingo ya gatatu nababwiye ko bitera ingeso mbi n'ibishuko. Ni Imigani 13:4. Ubunebwe si ikintu. Bibiliya iravuze ngo umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyabwenge, w'umunyamwete uzahazwa. Kuri iyi ngingo y'ingeso mbi, mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero, umuzingo ni uwa mbere. Kandebe ko iryo jambo ndibona binyoroheye. Ni umuzingo wa mbere, Igifaransa, ni urupapuro rw'163. Haranditse ngo la paresse est un péché, ubunebwe ni icyaha. Neretswe ko ubunebwe aribwo bwabaye inkomoko y'ibyaha bitagira ingano. Ab'amaboko yabo atagira icyo ahugiyeho n'intekerezo ntizihugire ku murimo, nibo bafite umwanya wo gutegera amatwi ibishuko by'umwanzi. Mais des mains et de têtes oisives, c'est dans les mains esprits sont actifs, ne trouve pas l'état de prêter l'oreille aux tentations de l'ennemi. Nabicuritse, ab'amaboko yabo n'intekerezo zabo bihugiye ku murimo, ntibajya babona akanya ko gutegera amatwi ibishuko by'umwanzi. Mais des mains et de têtes oisives sont prêts à se laisser entraîner par Satan. Ariko ibiganza n'intekerezo binebwa bitagira icyo bihugiyeho, iteka biba byiteguye gutwagwa n'ibishuko bya Satani. Car l'esprit n'est pas convenablement occupé. Iyo intekerezo zawe zidafite ibizihugije mu buryo bwuzuye, il s'arrête à des pensées malsaines, ziruhukira cyangwa se zitinda ku bitekerezo bipfuye. Les parents devraient enseigner à leurs enfants que la paresse est un péché. Ababyeyi nibigisha abana babo ko ubunebwe ari icyaha. Uyu murongo wo muri Ezekiel 13:49 nongeye kuwerekwa, uvuga ngo dore igicumuro cya Sodomu, murumuna wawe, ngo yabagaho mu bwibone, ngo n'ibyo kurya byinshi. Mbese ni kiriya kibaya cya Sodomu, ahari ubukungu bwinshi, abantu bakabona byinshi barushye buke, ngo nibyo byababyariye ibyaha. Kuko basore mu nyumva, umuntu wese wariye
akanywa, akambara, ntagire icyo abura mu buzima, ntacyo ari bukore. Ibikurikiraho ni ugukora akozwa. Ntabwo umuntu uzi ko azarya akambara ari uko akoze, nyina akarya akambara ari uko akoze, inzu babamo bakayishyura ari uko akoze, ntabwo yarara muri telefone. Kandi arabyuka mu gitondo ajya mu baryaka ariho. Ntabwo umwanya yawubona, ahubwo igituma uyiraramo ukayirirwamo ukanakererwa, none se ubundi ni uko urasanga n'ubundi bitunganye. Ubwo buzima butatuma uhangayika. Buriya mu gitabo bita ngo ni Vivre sans stress, baravuze ngo kubaho udahangayitse ni byiza, cyitwa kubaho udahangayitse. Ngo ariko un peu de stress nécessaire. Ngo ariko ka stress gake nako karakenewe mu buzima. Umuntu aramutse abaho gutyo gusa azi ngo mama yahishije, papa yazanye inkweto, mukuru wanjye yabiko, ukajya utaha ugenda gusa nk'inka boroye, ubwo buzima bari bubi, vuba cyangwa kera babuza kugiraho ingaruka. Rero mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, n'urupapuro rw'ikinyarwanda rwa 32, iri jambo basore inshuti nkunda muryumve muriremereze niba ubwenge bwanyu bushobora kubishyikira. Riravuze ngo nta kindi kibi kiruta kubaho udakora. Mbese mu bibi byose biriho, na za ngozi z'ibibi, urumogi, ibibi byose bibaho muri kubona bitwamburiye, kandi muzi ko atari bikeya. Baravuze ngo nta kindi kibi kiruta kubaho udakora. Uko kuri n'ababi barakuzi. Niyo mpamvu basanze igihano baha inkozi z'ibibi ari ukuzifungiranira muri gereza aho zidakora. Ubuzima bugizwe n'imihati ihoraho, keretse gusa umunezero n'ubugingo dushakira hirya y'ubu buzima. Naho ubundi dukwiriye guhamya ko gukora, ubutaraga n'ikiruhuko ari ibintu byuzuzanya kandi bidatandukana. Gukora, ubutaraga ubwo ni amagara mazima, ikiruhuko ni ibintu bidatandukana kandi byuzuzanya. Kuruhuka utakoze ubwo se uruhutse ibiki? N'isabati Bibiliya iravuze ngo mu minsi 6 ujye ukora, uwa 7 uruhuke. Uyiruhutse ariko mu cyumweru ntacyo yakoze, ntayo yaruhutse kuko yishe itegeko. Ntabwo rihera ngo ruhuka, rihera ngo mu minsi 6 ujye ukora. Noneho rero mubyumve ko ngo n'ababi ngo bagiye kwiga ikintu bakorera umuntu wagize nabi, ngo baraperereza, barangije umuhanga aba yabivumbuye, ngo asanga nta kindi yamukorera ngo abamuhamije keretse kumuterera muri gereza aho azaba adakora. Bana b'Imana, basore, reka mbinginge mubizirikane, mubyumve. Niba niwanya aho mubaye nuko mubayeho bipanzwe nabi, bikaba bitagusigira umwanya wo gukora, wagize akaga, uzabisengere uhimbe imirimo, kuko udakora ntabura gukora akozwa. Noneho byonona kandi byangiza imico. Ni Imigani 26:15. Imigani 26:15. Mu migani banze ubunebwe mu mirongo myinshi ntari bubonera umwanya, ariko aho haranditse ngo umunyabute akora ku mbehe akananirwa kwitamika. Umunyabute yibwira ko ari umunyabwenge kurusha abantu 7 basubizanya impamvu. Iyo umuntu adakora, imico ye irangirika, imico ye iba mibi. Twamaze no kubivuga haraguru ko ari gutegera amatwi ibishuko by'umwanzi, ariko ikiruta ibyo byose kuba adakora n'ubundi ntabwo ajyaho agaciro n'ibintu, kuko bivuna nta kuzi. Nta nubwo ategera akazaza ejo, kuko ntarebayo, maso arebayo ni kakanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Mu ijambo rimwe, kudakora, reka nongere mbihamye. Uyu wanditse muri iki gitabo aravuze ngo nta kindi kibi kiriho ku isi cyaruta kubaho udakora. Noneho ku ngingo ya 5, binyaga umuntu amahirwe yo mu buzima, kubera ko hari opportunité zimunyuzwa imbere zigatambuka atazikoresheje. Mbwira abasore,
iminsi turama ni mike, byavuzwe na Yobu mu gice cya 14. Mbwira abasore uko bucya ntabwo amahirwe y'ubuzima yiyongera. Uko ikibanza cyaguraga muri 2020 byari bihindutse 2025, 2010 byari byahindutse, ubu byarahindutse, kandi n'ubu agahenge karacyarimo, bizaba byarahindutse muri 2030. N'amategeko abigenga azaba yarahindutse, n'inzira zizana amafaranga nazo zizaba zarahindutse. Abarikanuye ntibagira ingano, aka opportunity kose iyo kavumbutse baba babikoze. Aho indazi zigenda baba bazikanze, aho amabuye agurishwa baba bahateye, ahakeneye umucanga baba bahagutanze, ahari umwanya w'umurimo baba bahagutanze, wareba no kuri diplome baba bakurusha amanota. Amahirwe y'uyu munsi niyo ugomba kubyaza umusaruro. Nawe iyo urindiriye usanga ayo mahirwe yaragucitse, kandi bamwe nubwo mukiri bato ariko ntimubuze amahirwe yamaze kubatambukaho kandi mubireba. Rero uyu munsi wa none niba iwanyu bakigura igiti bakacyasa bakacyanika, icyo waguze 5 wagitundira mu gasantere ukavanamo 15 ufatireho. Ejo mu gitondo hazaba haje itegeko ku buryo hari n'icyo giti kugica bizagusaba n'ibindi. Niba iwanyu bakijya mu gatsinda bakamumba udutafari bakadutwika bakagurisha ugasaguraho akamasa, urafatireho. Niba iwanyu hakiri ababosi bari gutundisha imicanga n'amabuye kandi metero n'ibihumbi 20, amaboko urayafite, fatiraho. Uko kuvuga ngo warize ngo ntiwatunda ibuye, uwize wanze gutunda ibuye ntabwo yanga kwicwa n'inzara. Wakwanga kimwe ariko ikindi ntuzacyanga. Cyangwa kwiba no kubibandi ugatakarizwa icyizere, abantu bakagufata ku rutonde rwa ba rubebe, ariko aho byaje bizananye nuko wanze gukora. Niba iwanyu hakibu utubingo ugasasanuramwe imitamu ukabaha umuzinga ukamanika mu giti ku buntu, ikima kikinjira, inzuki ukabonye ubuki, fatiraho. Niba iwanyu uturanye n'ababosi bahinze amaparatasiyo y'ibyayi cyangwa amakawa batanga akazi, ibyo kuvuga ngo warize ngo abanseka, ubuno uwaguseka uri gukora nibyo byoroshye, nk'uzaguseka inzara yakwishura umusore wazaseka hafi gushwanyuka, kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu yicwa n'inzara afite amaboko atarwaje n'ubwenge bukora. Gukora ama opportunity muturanye nayo yabyaza umusaruro. Hari abegereye udusantere aho umuyede ari 5, umufundi bikaba 8, kata icyo cyondo, ikwerera iyo sima. Hari iminsi izaza bazana amarobo, ntabwo uzajya urabona naho ikikwerera, kandi ubwo indirya yizaba igihari yose ko yakabaye. Ayo mahirwe gukora, iyo wigize umunebwe hari opportunity, hari amahirwe agutambukaho utayabyaje umusaruro. Noneho ku ngingo ya 6, iyo uri umunebwe bitera indwara. Bitera ubumuga mu mpagarike, bigatera ubumuga mu bwenge. Kuba uri umunebwe ubwo uragwaye mu bwenge, ariko ntibirangirira mu bwenge, biza no mu mpagarike. Reka nsome igitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, ni urupapuro rw'136. Harimo amagambo ndi busome. Adamu na Eva bari barahawe inshingano yo kwita ku ngobyi ya Edeni kugira ngo bahingire ibirimo kandi bayirinde. Kabone nubwo bari abatunzi ku byo nyir'ibiremwa atanga byose, iri jambo ryumve musore, kabone nubwo bari abatunzi ku byo nyir'ibiremwa atanga byose, ntabwo bagombaga kuba imburamukoro. Bahawe umurimo w'ingirakamaro nk'umugisha kugira ngo ukomeze umubiri wabo, wagura intekerezo kandi ukuze imico. Ibi ngira ngo namaze kuvuga ko ingaruka yo kudakora harimo gupfa mu mico. Mureke abagabo n'abagore bakore mu mirimo, mu nzabibu no mu busitani. Ibyo bizatuma imyakura n'imihore yabo bigira imbaraga n'ubutaraga. Ibice byose bigize umubiri w'umuntu bigomba gukoreshwa ku rugero rungana. Ibi ni ingenzi cyane kugira ngo ibice byose by'umubiri bigire iterambere n'imikorere biri ku rugero rungana. Imana yaremye imyakura n'imihore kugira ngo bikoreshwe. Kudakoresha imashini muntu
nibyo bitera uburibwe n'indwara. Kudakoresha iyi mpagarike nibyo bitera uburibwe n'indwara. Abantu bicwa no kudakora nibo benshi cyane kuruta bicwa n'umunaniro. Abaguye ingese kubera kudamarara baruta cyane abishwe n'umuruho. Abimenyereje gukora imyitozo ngororamubiri myiza bayikorera ahari umwuka mwiza, amaraso yabo agenda neza kuri gahunda. Ngira ngo kuri twebwe ntabwo tuzakora imyitozo yo guterura amabuye na bya bindi bya ariteri niba ari no gukubita ibiti n'amatafari, oya, ahubwo dufite imirimo y'ingirakamaro. Iri jambo ndarisubiramo, basore mu nyumve. Hari igihe abantu mubona nyine iso yaraguhahiye yaraguteganirije, ukabona uri kugenda ubyimba, kumva biri gucamo, wajya ku munzani ukabona n'ibiro biri kwiyongera, ariko umushinga urimo uzaguhinduka. Hano baravuze ngo abantu bicwa no kudakora nibo benshi cyane kuruta bicwa n'umunaniro. Abaguye ingese kubera kudamarara baruta cyane abishwe n'umuruho. Ni ukuvuga ngo ubu bakuzaniye abarwayi, abarwaye bitewe n'imihepfu kuruha mu mirimo nibo wasanga ari nka 5%, ariko abarwaye babikomoye ku kugubwa neza ntibagira ingano, wasanga ari nka 80 cyangwa 90 n'abangahe ku ijana. Niyo mpamvu rero gukora ni mu bigira ihame, kuko kudakora bijya byangiriza n'ubutaraga bw'umuntu. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ni icya kabiri, urupapuro rwa 706 cyangwa se 681 mu Cyongereza, hari umuti bahaye abantu nk'abo. Ubu abantu bari gupfa bashoboraga gukira. Aha tuzengurutse tuhabona abantu ibihumbi byinshi bagakwiriye kuba bafite ubuzima bwiza kandi bakabaho iyaba babishakaga, ariko none bakaba barwaye kandi bari gupfa kubera ko nta bushake bafite mu bitekerezo byabo. Batinya ko ubuzima bwabo buzagenda nabi nibakora imirimo cyangwa bagakora imyitozo ngororamubiri, mu gihe hariyo bari bakeneye gusa kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Nibatabikora ntibazigera bagira ihinduka. Bagomba gukoresha imbaraga y'ubushake, bakarenga uburibwe bwabo n'ubugoryi bwabo, bagakora imirimo y'ingirakamaro kandi bakibagirwa ko baribwa n'umugongo, imbavu, ibihaha ndetse n'umutwe. Mbwira abantu bose bamaniha, bamwe bahora ku bitaro, ejo narwaye ibicurane, umugongo, mu mpyiko, amaguru, intoki ntizifata, bahora banihiriza. Ongera ubanze urebe niba ukora. Nusanga udakora, hano baravuze ngo renga uburibwe bw'umugongo, renga ubw'umutwe, ibagirwa, kuko baravuze ngo bakwiriye kwibagirwa ko baribwa n'umugongo, ubyibagirwe ntihongere no gutaka, imbavu, ibihaha n'umutwe, bagakora. Nukora bizakugwa nabi 1, 2, 3 icyumweru se, ariko bizajya kugera mu kwezi wabaye imenyerezi, byarangiye n'ibirwara nka 1/2 byagiye. Abantu benshi barindiriye imiti batazigera babona umuti uruta iyindi uzabakiza indwara, cyane cyane zabaye akarande, uburibwe budafite impamvu. ni ugukora. Bana b'Imana, muri iki gitabo n'ubundi ku rupapuro rwa 626 haranditse ngo abafite ubumuga ntibagomba kwemera guheranwa no kudakora, kuko ibyo byangiriza cyane ubuzima bwabo. Bagomba gukoresha imbaraga y'ubushake. Ingeso yo kwanga gukoresha ingingo zabo no gutinya kwikorera inshingano bigomba kuneshwa. Ntibazigera bakira ubumuga bwabo keretse gusa bikuyemo uwo mwuka nuko kurota maze bakamaramariza gukora. Bana b'Imana, basore, inshuti nkunda, iyo ukora uba ukingiye n'impagarike yawe uturwara tw'amafuti
intege nke zitera umubiri gufatwa n'uburwayi buje uko bushaka, ibyo uba ubisezeyeho. Iyo ukora, umubiri uri mu bwirinzi buzajya buhangana n'ibibazo bikomakomeye. Nta wateruye ibiro 50 by'ibirayi, nta wamennye amabuye akoresheje inyundo y'ibiro 30, nta washije igiti kirabamo imitwaro 10 y'inkwi. Umubiri ukabishobora ukihangana kandi akaryama agasinzira akabyuka ari amahoro, wakangwa n'ivumbi ritumutse ngo agenda asemeka apfunaguza. Ahubwo iyo umubiri wananiwe kwihanganira imirimo n'ibyo bivunana, basi ibindi biwugeraho bikawugabaho igitero bikawushwanyaguza. Niyo mpamvu gukora ni umuti w'indwara, kudakora bituma umuntu apfa mu bwenge kandi n'impagarike ikangirika. Noneho ku ngingo ya 7, kudakora cyangwa se ubunebwe bitera icyangire, abantu bakagutakariza icyizere. Iyi mirongo mu migani 10 umurongo wa 26 haranditse ngo nk'uko umushari wa vino usharirira akanwa kandi nk'uko umwotsi ubabaza amaso, niko umunyabute amerera abamutuma. Gutunga umunyabute kandi ukeneye serivisi, gutunga umunyabute wamushinze akazi ukeneye ko kihuta, gutunga umunebwe ukajya usanga ibyawe byangiritse, babigereranije nk'uko umushari wa vino usharirira akanwa kandi nk'uko umwotsi ubabaza amaso, niko n'umunyabute amerera abamutuma. Noneho mu migani n'ubundi igice nibaza ko ari icya 22 umurongo wa 29 bavuze ikinyuranyo cy'iki. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwazaba imbere ku mwami ntazakorera abagufi. Umunyabute abaye nk'umushari wa vino, umunyabute abaye nk'umwotsi utumukira mu maso w'ibikwi by'ibirakatsi. Naho umunyamwete wabaye wanted, arashakwa. Ndasubiramo, hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwazaba imbere ku mwami ntazakorera abagufi. Umunyamwete mu kazi abashakwa, umunyabute bakamwamaganira kuri. Bijya bibaho mu mirimo dukora isanzwe itanakaze, umuntu akagukorera ukabona ukuntu yiwarahina amaboko. Ubwo ubucuti bwawe nawe kuzamwifuza mu kazi, kuzamukumbura bikarangira uwo munsi. Umuntu akagukorera atari no mu banyacyubahiro, umuyede wa wundi woroheje usuzuguritse, yajya gutaha ukavuga ngo urampa nimero yawe. Ubwo abandi bari guterura baneneretse, we yarari kubifata. Ubwo bateruraga dukeya yakubaga kabiri, arataha ugasigarana nimero. Nta kindi wishakira, niwe uba ubusigaranye kandi mu mutima wawe wafitemo umwanya. Basore, nta gitera agahinda nko kubona mu muryango nyoko w'imyaka 50 kuzamura, saa 11 arabyutse, iso yabyutse, nuko nawe ugasigara uryamye n'imyaka 20 kuzamura. Uri umusore, amatama barayubatse, ibizigira barabyubatse, igihe n'ibyabo barabikumenyeho, nuko bakabyuka nawe ugasigara uryamye. Ukabyuka nyoka hishije, isatuye ubwatsi, ubwo ndavuga mu cyaro. Ukabyuka nyoka arangije gukoropa muri salo n'amasahani yogeje, nawe ubyutse. Ababyeyi bamwe barayamanitse bararwemeye, bati ni inkumi yanjye, niko abana babera, niko abubu babaye. Abubu ntabwo bitegetswe ko babibigori. Nuko warangiza ukajya wibara mu bantu kandi bazagira umumaro imbere hazaza. Umumaro ntawe. Umwitozo wo kuba ingirakamaro ni ukuwuhera iwanyu. Rero iyo uri umunebwe uba uteye icyangire. Si ubwo umuntu yagukunda ate ko nawe uba ugerageje n'abantu? Hari igihe umuntu agira ubuzima buri kugerageza abantu. Urashaka ngo bagukunde bate? Niba umwuka w'Imana yarahangaye kwandikisha ngo iki nicyo twabategetse, udakora ntakabikoremo, ntakarye, udakora ntakarye, ubwo uri kumva kukwarurira, uri kumva ari ufite courage yo kubiguha ngo birye, kubera siki ushije umubyizi. Mu gitabo cyitwa Child Guidance
banditsemo ngo hari abana ngo b'ibinani ngo bajya bavuga ngo wamubwira imirimo wamuha n'amategeko ngo akagukangisha ngo ndigendeye. Baranditse ngo hatazagira umubyeyi n'umwe umwinginga ngo agumaho, ngo ahubwo azamuhe courage ngo genda, ngo nibura ngo arenze iwawe ngo yamenya neza ko uretse nyina na se nta wundi wamuha ibiryo atabikoreye. Kandi koko ni benshi bagiye batsibuka gutya imiryango yabo, bagera i Bugoyi cyangwa i Murera cyangwa i Kigali, ubwenge bukaza akamenya ko hari naho arajya koza amasahani adashaka ikindi gihembo kugira ngo arigatirizwe bya bindi byayasigayeho, nabyo ubwo aba yabikoreye akabimenya. Ubwenge bukaza kubaho udashoboye kwirwanaho mu buzima ngo ube hari icyo wakigezaho mu buzima, ni ubwoko bw'indi nyamaswa. Rero basore nshuti nkunda, niba uzi ko uri umunebwe nta gikundiro ufite, niba uri inkumi nta mugeni ukurimo, niba uri umusore nta mukwe ukurimo, mu bakurambere n'abahanuzi basobanuye inkwano mu cyigisho kivuga ibya Yakobo, baravuga ngo kuriya mubona ngo n'umusore ugiye gusaba ngo bamwakaga inkwano, ngo ntabwo inkwano yabaga ari ikiguzi, ngo ahubwo yabaga ari tesite, ni ugusuzuma, ngo kuko iyo nkwano yavaga mu byo uwo musore yakoze, ntabwo yayihabwaga nka kado, ahubwo bayikoraga mu byo babona nawe yakoze yinjije. Ngo noneho abiyo kwa sebukwe ngo bakaba basuzumye, yaba yabonye niba ari miliyoni bamuciye, niba ari ebyiri se akayabona, ngo bakagira icyizere ko azatunga umukobwa wabo, ngo cyane ko ngo amenshi muri yo n'ubundi bayahaga umukobwa wabo bamuherekeje bakayaguramo ibintu. Rero basore nshuti nkunda, nimwiga gukora na ya ngeso y'ubujiji n'ubugoryi n'ubumara, aho wakaramagije umukobwa urebye ingeso ukabanza kujya kureba imitungo y'iwabo, nayo izaba ishize. Kuko mu bisenya umuryango icyo kiri ku mwanya wa mbere, kuko urugo rwubakitse rukaba rugizwe n'ibiva ku mugore ruba ruri ku manegeka. Ubwenge n'imigambi biva ku mugore, izi n'umugabo uba wararitakaje, kuko umugabo no kuzigaba uhagira ijambo bitewe n'ibyo uhafite. Rero gukora bitera igikundiro, kudakora bigatera icyangire. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ndongera nsomemo amagambo atari magufi ku rupapuro rwa 222 ndetse ndambuka ngire no hakujya. Haranditse ngo gukora ni umugisha ku rubyiruko. Gukora ni umugisha ku rubyiruko. Umusore akwiriye kwirinda imibereho y'ubunebwe nk'uwirinda ikibi. Umurimo uko waba woroheje kose, iyo wubashywe, iyo inshingano yoroheje ikoranywe gukiranuka, ntabwo yigera ibura ingororano. Gukora ni byiza ku buzima. Iyaba akamenyero ko gukora karashyigikiwe, irembo ry'ibishuko ibihumbi riba ryarafunzwe. Abamara iminsi biyicariye badamaraye ntacyo bakora, nta ntego cyangwa umugambi bafite mu buzima, bakunda kuburagizwa n'ubwinanirwe bw'impagarike. Bararwara pe, bararwara. Ngo ababi baricaye basanga igihano bahanisha umuntu wakoze ibyaha ari kumushyira muri gereza aho azaba adakora. Kubaho udakora ngo impagarike uburibwe burabajya n'ubwinanirwe, kandi bagwa mu gishuko cyo kwiroha mu binezeza byabuzanijwe, bikangura ubwonko bikananiza ubushobozi bw'impagarike inshuro 10 kuruta abakora umurimo uvunanye. Ubunebwe buronona kurusha umurimo uvunanye. Benshi bapfa bazize ko badafite ubushobozi bwo gukora, habe n'ubushake bwo kujya ku murimo. Ntacyo nshoboye gukora byisha abantu ibihumbi byinshi. Yaba abasore bagiraga akamenyero k'imico myiza no kwera kutajegajega, kandi bakumvira amategeko Imana yashyize mu mibiri yabo, bari gushobora kurinda imibiri yabo ku buryo yahangana n'imirimo ivunanye yo mu buzima. Ijambo nshaka abasore muryumve: kurama imyaka myinshi ni umurage wagenewe abagira umwete wo gukora. Nta munebwe uzarama, se yarama amaze iki? Kurama imyaka myinshi ni umurage wagenewe abagira umwete wo gukora. Murabona muri iyi minsi
abahanga nibo bavuze ukuntu murabona iyi mibyibuho y'ikirenga kuri bamwe iterwa no kurya cyane, abandi akaba atari uko barya cyane cyangwa byinshi, ahubwo bidamarariye ntacyo bakora, kugeza ubwo umuntu ngo arajya agira ibiro birenze ibyo yagakwiye kugira. Abahanga baravuze ngo ikiro kimwe kirenze ku byo wagakwiye kugira ngo kiba kigabanuyeho umwaka kuyo wari uzarama. Niba wari kugira 70 ukaba ufite 90, wari uzarama 90 ubwo uzamara 70. Kandi koko mujya mubibona ko abantu basa n'abaguwe neza, bashyikiye badamaraye bajya bahonjoka vuba, ukabona ari gusegasega munsi y'agasozi cyangwa mu kayira k'agatyamo, mu gihe undi w'umukozi, bamwe b'abakene b'abacancuro, ari kuguruka ukagira ngo nibaba. Nyir'ubuzima ninde? Se nturi kugenda, habayeho kwiruka, habayeho guhunga ikirunga cyangwa imyuzure, usanga umutindi yagurutse, ukabona wa wundi nawe ari gusemeka agenda nuko. Bamwe rero bakabyifuza bakabikunda, hari n'ukuntu bajya banaramuka bakavuga ati ndi kubona byaraciyemo, ari ukamubona nyigikanu n'inda, ngo muri iyi minsi biri kwemera. Ubwo nibwo byanze rero gukora. Hano baravuze ngo kurama imyaka myinshi ni umurage wagenewe abagira umwete wo gukora. Abasore bamwe bajya batekereza ko baramutse babayeho ubuzima bwabo bwose ntacyo bakora baba banezerewe cyane. Ibyo bibamo umwuka wo kwanga umurimo w'ingirakamaro. Bakunda kwigana bagenzi babo bamarira imibereho yabo mu binezeza no mu mikino. Inyifato n'ibitekerezo nk'ibyo bitera uburakari n'umubabaro wo mu mutima. Kudakora byatumye abasore benshi bajya mu irimbukiro. Umurimo uyobowe neza ni ingenzi mu gutuma buri musore wese agera ku ntsinzi. Imana iba yarageneye abantu umuvumo ukomeye cyane iyo ibaciraho iteka ryo kubaho badakora. Mbese iyo Imana ibipanga tukabaho nta mirimo, ngo nibwo yari kubitugeneye umuvumo ukomeye cyane. Ariko kuba yaraduhaye umurimo ngo dukore tubiri ibyuya, nta gisa no gukora ubwo Imana yatugiriye neza. Kudakora birimbura umutima n'umubiri. Umutima, ubushobozi bwo gukora icyiza n'imbaraga z'impagarike biracogora, ubwenge bukahazaharira, kandi umutima ukaba nk'irembo rigari ryugurirwa ibishuko, kandi ryiteguye kwakira ibibi by'ubwoko bwose biwujemo. Umuntu w'umunenganenzi aba agerageje Satani akamutera kumushuka. Kuba uri umunenganenzi ntacyo ukora, uba uri gucokoza Satani ngo aza gushuke. Ni nka yavuze ati kandi uri kunshotora, uri kunyiyenza. Hakurya paji ya 123, Imana yashyize ababyeyi bacu ba mbere muri paradizo, ibakikiza ibintu byose by'ingirakamaro kandi byiza. Mu rugo rwabo rwa Edeni nta kintu na kimwe bari bavuze cyatuma bishima kandi bakagira umunezero. Adamu yashinzwe guhingira ingobyi ya Edeni no kuyirinda. Umuremyi yari azi ko Adamu atashobora kunezerwa adafite umurimo akora. Ubwiza bwa Edeni bwaramunezezaga, ariko ntibyari bihagije. Yagombaga kugira icyo akora kugira ngo amenyereze ingingo ze zitangaje zigize impagarike ye. Iyaba umunezero w'umuntu wagakomotse mu kudakora, umuntu mu butungane bwe yari kurekerwa mu kudakora. Ariko waremye umuntu yari azi icyamunezeza. Niyo mpamvu akimara kumurema yahise amugenera umurimo akora, isezerano ry'ubuzima bw'ahazaza n'itegeko ritegeka umuntu ko agomba kuzabona umutsima wa buri munsi abanje gukora akiyuha kuya. Byombi byaturutse hamwe mu ijuru ku ntebe y'ubwami. Igihe umubiri ntacyo uri gukora, amaraso atembera mu buryo buruhanije, kandi imihoro ikaba mito ikabura imbaraga. Hagati hepfo, umurimo ni umugisha si umuvumo. Iyo ukoranye umwete, umurimo urinda abasore n'abasaza benshi imitego ya wa wundi udapfusha amaboko adakorera Imana ubusa. Ntihakagire n'umwe uterwa isoni no gukora, kuko umurimo wose ukoranywe ubunyangamugayo uhesha icyubahiro. Mu gihe amaboko ari gukora imirimo isanzwe, ubwenge bushobora kuzurwamo n'ibitekerezo byagutse kandi byera. Guhunikira n'ubunenganenzi birimbura kwera, kandi bikababaza umwuka w'Imana. Ikidendezi kidatemba giteza akaga,
ariko isoko nziza itemba ikwirakwiza ubuzima n'umunezero. Umugabo cyangwa umugore wahindutse arangwa no kuba umukozi w'umunyamwete, nta gushidikanya mu ijuru hari kandi hazahora iteka imirimo yo gukora. Abacunguwe ntabwo bazabaho imibereho y'ubunebwe. Hari ikiruhuko gisigariye ubwoko bw'Imana, ni ikiruhuko bazabonera mu gukorera wa wundi bakesha ibyo bafite byose nuko bari kose. Yenda sindenza aha muri iki gitabo, ariko icyo nshaka basore ni mubimenye, gukora ni umugisha. Izi ngeso mugomba gutandukana nazo. Musore, ntabwo ndarambura ibitabo byinshi, jya ubaho ufite intego mu buzima. Uyu munsi ndakora iki, bibe byanditse ku gapapuro. Uku kwezi nzakora iki, bibe byanditse ku gapapuro. Uyu mwaka nzakora iki, bibe byanditse ku gapapuro. Umwaka urangiye, ukwezi kurangiye, umunsi urangiye, ujye ujya gukora evaluation urebe niba ibyo wari watekereje byose byakozwe. Ugomba kwagura imirimo yawe kandi ntukanene umurimo. Niba udaca amakara uzayacuruze, niba utamena amabuye uzikwerera bayamennye, niba utagira inka uzahiririye abandi muzagabana ifumbire, niba utazi kwasa inka ngo uzicuruze uzarangura bazashije ugurishe, aho kugira ngo bwire utakoze buzire wungutse igiceri cya 20, kuko ntiwagikora. Nubwo wateranya abasore b'igihugu bose ngo mu gicuri, ntabwo mwagicura. Ariko nukora, abongeza bo banajya bavuga ngo no making money. You are to make money. Gukorera undi muntu akaguhemba, you are making money. Wiba udakora. Muri cya gitabo nababwiye cya Child Guidance, page 25, iyo ngeso yo kuryamira mu gitondo, abasore mugomba kuyihana. Mugomba kuyihana. Baranditse, bari abana b'abakobwa bari bacumbitse kwa Madame White biga mu ishuri. Ababyeyi babo barahafashe icumbi ariko bishyura. Noneho babana bakajya babwira Madame White ngo nabamesere n'imyenda. Angije arababwira ati rero mw'abakobwa mwe, niba mushaka ko mbamesera imyenda, nimubwire iwanyu bongereho $1 kuyo banyishyura. Abana bati ababyeyi baranze ntibashaka kongeraho $1. Angije arababwira ati rero ubwo bataryongeyeho namwe mujye mubyikorera. Hepfo ijambo nshaka nirivuze ngo we will take hold of these burdens and perform these duties. Bayaka mbere haraguru havuze ngo God never designed that should be waited upon by us. Ntabwo biri mu bigambi y'Imana ko mugomba kutwishingikiriza aho ngo twe tubibakorera. Nicyo gitekerezo ncumbuye. Instead of your mother getting up and getting breakfast in the morning while you lie in bed, ndetse mw'abakobwa mwe, aho kugira ngo banyoko abari bo bajya babyuka kare bategura utwo kurya two gusamura twa mu gitondo, mwebwe mukiri mu buriri, you should be the one to say, nimwe mwakagombye gufata iya mbere mukabwira banyoko ngo, mother, don't you get up in the morning. Mama, ntuzongere kubyuka kare mu gitondo. Mbega umubyeyi ugiye kubona abana beza. Mama, ntuzongere kubyuka kare mu gitondo. We will take hold of these burdens and perform these duties. Izi nshingano n'iyi mitwaro wikoreraga mu gitondo tugiye kuyigukorera. You should let those whose hairs are growing gray take their rest in the morning. Nimureke ab'imisatsi yamazwe n'imvi abari bo baryamira mu gitondo baruhuka, noneho bagiye kubyuka ibiryo mwabigejeje ku meza. Nicyo cyitwa kuba umusore, nta kindi. Nabo mujya musoma mu migani 16:31 ngo ubwiza bw'abasaza n'uruyenzi rw'imvi. Bari kubisobanura mu nama zigiye itorero no mu gitabo cy'uburezi. Ntabwo imva ari nziza n'impara si nziza, ariko baravuze ngo ikimugize mwiza, kubona umusaza afite imvi n'uruhara bakavuga ngo ni mwiza. Baravuze ngo izo mvi zisobanuye intambara zarwanywe, imitwaro yikwerewe. Bavuze byinshi ariko bongeramo ngo n'imyanya bari bahagazemo ngo bidatinze yenda kuba mu busa.
batagihari. Basore nshuti nkunda, imbaraga zanyu nibwo bwiza bwanyu, mugomba kuba abakozi. Reka mbwire abasore ibanga mutazi, ababyeyi banyu barabakunda kandi abeza n'ababi babakunda kimwe, ariko ku mutima baba bahabitse umwana ukora. Erega ubwo nicyo cyabaye kuri Yakobo, kubwo kwita ku turimo two mu rugo yatuye ku mutima wa nyina. Esawu kubwo kuzerera yigendeye, bo yari uwe nawe amukunda atamwanga, ariko ntabwo yamuhozaga ku mutima, bitewe n'uko ukora rega arakundwa, ukora yicira inzira, ukora yishakira inshuti, ukora yishakira icyubahiro. Namwe niba mushaka gukundwa iyo mu muryango, abo muvukana uzabarushe gukora, uzabarusha ibyinjira, uzabarusha icyo bamariye. No mu bwami bw'Imana, Matayo 20:26, Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru azaba umugaragu w'abandi, ushaka kuba imbere azaba imbata y'abandi. Ngo nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, ahubwo yaje aje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku incungu ya benshi. Niryo tegeko rigenga ubwami bw'Imana. Ngo muba Yesu yahamagaye, ngo nta n'umwe yahamagariye gutegeka, ngo ahubwo ngo umunyembaraga yarahamagariwe kwikorera ubumuga bw'abandi, urusha abandi kuramuka yarahamagariwe kubazahura. Niba ushaka n'icyubahiro muri sosiyete, uzakore ugire icyo bamarira. Nsoza, turabahendahendera gukora, ariko n'ubundi mwakabikunze ko hari n'ibyo mukeneye mu buzima mutagira. Ndasoma kano gatabo kitwa ubuzima burunamiwe cyangwa se impanga utazi, ni urupapuro rwa 34, niho nsoreje. Abasore mu nyumva, hari ikigwa cyitwa amakene y'ibanze mu buzima. Imana niyo itanga imigisha kubwo guhira imirimo y'amaboko yacu, kandi ikivanga mu byo dutegura, cyangwa igakora ibitangaza, igatanga ubutabazi aho bikenewe. Nubwo ibyo ku isi byose atari ibyo kwizerwa, bitaramba kandi bitamara inyota, nyamara hari ibyo buri wese agomba guteganya mbere y'ibindi byose. Basore mu nyumve, bimwe muri ibyo ni ibi bikurikira. Icya mbere, kubona aho uvana ibyo kurya. Musore unyumva, ifate nk'aho ari weho urarya ibyo wishakiye, ubuzima bwawe ubusetinge ku buryo bubyara akarembo wavanamo ibyo kurya. Icya kabiri, inzu yo kubamo, nayo uzapanga uburyo wabona inzu yo kubamo, bisaba gukora rero. Gatatu, aho wavana udufaranga duke cyangwa twinshi two kwivuza. Kane, aho wavana udufaranga duke cyangwa twinshi two kwigisha abawe ubumenyi bw'ibanze. Gatanu, wagira umugisha ukabona ibyo ufashisha abandi, kuko nabyo ubifite mu nshingano. Igishoro gitangwa n'Imana, ikaguha abantu bakaguteza imbere, ikaguha ubwenge bwo gukangura umwete wawe. Ayo mahirwe ntukayapfusha ubusa, usesagura ibyo wungutse mu bitari ngombwa kandi bitari byinshi by'ibanze, mu bitari ngombwa kandi hari byinshi by'ibanze ugikeneye mu buzima. Akazu gato ka gikene karuta kwiyerekanira mu igorofa ry'abandi ukodesha. Ishimira ibikoresho n'imyambaro biciriritse, uzigamira imishinga irambye. Ry'ibiciriritse bifasha ubuzima kuruta kuvuyarara ntacyo wazigamye, ntacyo wazigamiye ahazaza. Guhunga imirimo ugahungira kwa so wanyu w'i Kigali, kwa shangazi w'i Musanze, kwa baba mudogo w'i Butare, kwa binamu wo mu Kinigi, ukajya uhunga nk'uri mu maturunda n'amavuna, uhunga ubukene bw'iwanyu, inzu mbi n'indaro mbi, si iby'ubwenge. Ahubwo kora uvunike uruhe aho iwanyu batagira, haguteye ipfunwe, uzahaba abantu ubashyire heza. Bizanwa no gukora. Ngaho Imana y'amahoro izabarinda ubunebwe, kandi n'abafite uko baramutse iminsi ntiwana, namwe muzige gukora, kuko iminsi umwanya n'umwanya yabahinduka. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu. Amen.